Ndagusuhuje wowe tugiye kubana muri aka kanya. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu murongo tuguhaye ikaze. Kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo uko dushizeho ikiganiro gisha ujye utucakira mu ba mbere. Nk'ibisanzwe rero uyu ni wa mwanya wacu mwiza wahariwe kukugezaho ubusobanuro bw'amazina. Aka kanya rero tugiye gusubiza umwe mu bakunzi bacu watubajije ngo tuzamugezeho ubusobanuro bw'izina Gada. Iyi wumva ni Strong Studio. Nawe nge tugiye kubana muri iki kiganiro Ndimizero Felix. Ikaze. Gada ni izina rihabwa hanini abana b'abakobwa, ariko mu bihugu bimwe na bimwe rishobora gukoreshwa cyane no ku bana b'abahungu bitewe n'umucyo cyangwa se inkomoko yaryo. Ngo gusa muri Afurika ho rikunzwe gukoreshwa cyane ku bakobwa. Izina Gada rero rifite inkomoko zitandukanye bitewe n'aho rikomoka. Aha rero twavuga mu Baheburayi, rikaba izina rifite inkomoko mu isezerano rya kera, aho Gada yari umwe mu bana ba Yakobo. Iri zina rero rikaba risobanura amahirwe. Ngo naho muri Afurika y'Iburasirazuba rifitanye isano n'ibyishimo, amahoro ndetse n'ubuntu. Ngo naho muri Afurika yo hagati ndetse n'iy'amajyepfo, Gada rikoreshwa cyane nk'izina ry'ubwiza, kwicisha bugufi cyangwa imvugo y'umucyo runaka. Ngo dore rero bimwe mu bintu biranga izina Gada. Gada akunze kurangwa n'amahoro, kwiyoroshya, gufasha abandi, kugira impuhwe, urukundo kuri buri wese ndetse no kwitangira inshuti n'umuryango. Ngo dore rero ibyo Gada akunda. Gakunda ibintu bifite agaciro gakomeye mu mutima, nko mu muryango, inshuti ze za hafi ndetse n'amahoro. Gakunda ubugeni ndetse n'ubuhanzi. Aha twavuga ko akunda nko gukina, gushushanya ndetse no kuririmba. Ngo nubwo rero Gada hari ibyo akunda, ngo gusa hari n'ibyo yanga. Aha nakubwira yuko yanga amakimbirane n'amagambo mabi, umuntu wishyira hejuru, kandi ngo ntabwo akunda urusaku ndetse n'ubwirasi. Ngo dore rero amazina atatu afitanye isano n'iri zina Gadi. Aha nakubwira izina Gadiyeli, Gadi ndetse na Galili. Ngaye rero ngubwo ubusobanuro bw'izina Gada. Nawe niba ari izina wifuza ko tugusobanurira, twandikira aho hasi muri comment maze tuzarigusobanurira. Gusa nanone niba iyi video uyikunze, uze gukanda like, ukore subscribe ndetse utere na comment, ukore no kunzogera kugira ngo ujye wakira ibiganiro nk'ibi ngibi mu ba mbere. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, nkurarikira gukurikirana icy'ubutaha. Iyi wumva ni Strong Studio. Naho nge twari kumwe kuri mikoro Ndimizero Felix. Imana ibarinde, turabakunda cyane.